turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Tubaha ikaze rero kandi tubasaba gukomeza gukanda subscribe mwebwe mutarabikora, no gukora share kugira ngo inshuti n'abavandimwe bakomeze kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Ni twebwe rero kampani ya mbere hano mu Rwanda ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa kandi mu buryo buhendutse. Si ibyo gusa kandi murabizi yuko tubakorera amapura tukanabubakira kandi ku giciro gito cyane, ndetse dushobora no kubamanagingira imitungo yanyu itimukanwa mwebwe muri hanze y'igihugu mwayisize mukaba mutabona abakiriya cyangwa se mukaba mutishyurwa neza ikaba ifashwe nabi, ndetse namwe muri mu gihugu mutabona umwanya wo gukurikirana ibyo byose. Tubasha kujera iyo mitungo yanyu minini tukabaha abakiriya, ndetse rwose tukabafasha kubikurikirana mu byo twita property management. Turi abanyamwuga rwose, tubibakorera kandi neza. Muri aka kanya tugiye kubagezaho igipangu cyiza kiri hano mu murenge wa Gisozi mu mujyi rwagati neza wa Kigali mu karere ka Gasabo. Iki gipangu kirimo amazu atatu, ni ukuvuga ngo ushobora kukigura kikaya kikwinjiriza amafaranga, kandi rwose amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo inzu nini iri muri iki gipangu ni inzu ifite ibyumba bitatu na salon ndetse na toilette mu nzu. Iyo nzu rwose ibasha kuba yakodeshwa amafaranga ibihumbi 150. Hari indi kandi imeze nk'iri mu gapangu ka yonyine, ifite ibyumba 2 na salon bihagije, ikagira dushe na toilette byo hanze, ndetse ikagira n'igikoni cyo hanze, kandi ukaba ubasha kwifungirana gufunga agapangu kawe wenyine uri muri iyo nzu. Iyo ngiyo ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi 100. Hari indi kandi noneho y'icyumba na salon nayo ifite dushe na toilette byo hanze, ikodeshwa amafaranga ibihumbi 50. Ayo mazu yose murumva yuko abasha kwinjiza ibihumbi 300. Si ibyo gusa kandi murabizi yuguze inzu hari ibyo ushobora gukoraho bijyanye nk'amasuku, amarangi se, amakaro aho atari se, amatoilette mu nzu kuyongeramo mu gihe ubonye ari ngombwa. Ibyo byose ugiye ubikora, ubu bukode bushobora kuva ku bihumbi 300 bukiyongera bukaba bwagera no mu bihumbi 400 cyangwa 500 bitewe n'uburyo wahakoze. Iki gipangu kikaba gifite ubuso, cyangwa se aya mazu akaba ari mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 355. Byumvikane yuko ari ikibanza kirengeje mezire mu by'ukuri. Iki gipangu rero kiri hano ku Gisozi neza iruhande rwa ADPR, iri haruguru y'urwibutso rwa Gisozi. Iki gipangu rero kirashaka amafaranga make, kandi rwose dushobora no kubafasha kongera akagabanukaho. Uvuga ngo igiciro cyacyo ni miliyoni 28 ziri negotiable, cyangwa se 28 by'amadolari biri negotiable. Murumva yuko ari amafaranga atari menshi cyane ahantu muri Gisozi, ndetse haninjiza amafaranga angana gutyo. Ni karibu rero muze musura iki gipangu, kiri ahantu heza, uba witegeye umujyi wa Kigali wose ureba. Ni karibu nimuze mu gisure, hanyuma rero mwigurire kandi tubafashe kugikatuza, mujye mwibonera amafaranga ava muri izi nzu. Wakunze iki gipangu waduhamagara kuri 0748486797, cyangwa se kuri 0782230123. Si ibyo gusa kuko ushobora no kuduhamagara kuri izo nimero, ariko kandi ushobora no kudusura ku zindi mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Wanadusura kuri website yacu ya www.nzuri.rw. Ushobora kandi kudusanga ku biro byacu aho dukorera hano ku Muhima kuri Yamaha. Ugeze neza muri izi feruje zo kuri Yamaha, umanutse usa n'ugana Nyabugogo, ni etage ya 2 y'amatafari yanditseho Shema House. Kora muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere hareba ku Gisozi. Komeza rero ukande subscribe, ukore na share, kandi ukomeze rwose utukurikirane, uzane imitungo yawe tuyimanaginge, ndetse kandi ari nako ubasha kugira gute, ari nako ubasha
dukurikirana umunsi ku wundi, ari nako uzana akazi tukagukorera za pura, tukakugira inama ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Ni karibu cyane iwacu muri Nzuri Business Group, umukiriya ni umwami rwose, tubahaye ikaze, ni karibu cyane, turabakunda abakiriya bacu beza.